Nshuti bavandimwe ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, rya zina risumba andi mazina yose, amazina yabayeho, ariho kandi azahoraho iteka ryose. Haleluya! Numunezero mwinshi cyane kongera kuza imbere yanyu kubw'ubuntu bw'Imana kuri uyu munsi Imana yongeye kwemera kugira ngo itunyuremo, tubijwi rirangurura kugira ngo ubwoko bw'Imana bukomeze gufashwa mu izina rya Yesu. Ndagushima Mana ishobora byose, Mana nkuru, mu izina risumba andi mazina yose, izina rikomeye mu ijuru, rikomeye hano ku isi ndetse n'ikuzimu, ari ryo zina ry'umwami Yesu. Ndagushima ko wongeye kutugirira ubuntu. Uyu mwanya tuwushyize mu maboko yawe Mana, kandi ni ukuri iki ni igihe cy'uko ubwoko bwawe bumenya ukuri bukabaduka mu izina rya Yesu. Tuzamenya ukuri kandi uku kuri kuzatubatura. Ndakwinginze Mana ngo uganirize umuntu wese ukurikiye ubutumwa, Mwuka wera w'Imana umwenspire abashe gusobanukirwa ibi bintu by'ubwami kandi bikomeye cyane muri iyi minsi y'imperuka. Urakoze Yesu, shimwa, himbazwa, shyirwa hejuru, ratwa, uramwe, upfukamirwe, wubahwe uyu munsi ndetse n'iteka ryose. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze kandi twizeye, amen. Bavandimwe, kubatanzi birashoboka ko ari ubwa mbere ukurikiranye ubutumwa. Nitwa Patrick Kamanzi, kubw'ubuntu bw'Imana, Imana yangiriye ubuntu iba intije kuyobora umuryango w'ivugabutumwa witwa Les 12 Ouvriers. Inshingano dufite no kujya gusarura intama zazimiye, ndetse muri ibyo ngibyo hari na misiyo ikomeye Yesu yaduhaye yo guhishura amabanga akomeye y'isi y'umwijima, kugira ngo itorero ry'Imana rirusheho gukanguka muri iyi minsi, aho urimo kubona itorero ririmo kwivanga n'isi mu buryo bukomeye. Iyo reka mvuga amatorero, apana itorero, ko itorero rya Kristo riri mu ibanga rikomeye cyane. Haleluya! Amatorero arimo kwivanga na systeme z'isi mu buryo bukomeye, kugira ngo bose baganishe umuntu Imana yaremeye mu maboko ya Satani. Muri iyo mission, niba wumva wifuza guhora ukurikirana ubutumwa bukangura ubwoko bw'Imana muri iyi minsi ikomeye isi irimo, urabona link aho ngaho ya WhatsApp, ni WhatsApp group ya Les 12 Ouvriers. Birashoboka ko wakwifuza kujya uba update uko ubutumwa busohoka, ububone vuba butarinze binyura mu zindi nzira. Ubutumwa bwose bushoboka, ndetse na gahunda zitandukanye dufite zo gutoza abigishwa ba Kristo bajya kuvuga ubutumwa, gahunda zitandukanye dufite yivuga butumwa mu buryo butandukanye mu mpande enye z'isi. Ibyo byose mu Kristo, niba waravutse ubwa kabiri mu kuri no mu mwuka, ukaba uri mu nzira ijya i Siyoni, menya ko misiyo Kristo yaguhaye kuri iyi si si yo kwicara mu itorero. Munumve neza, kuba mu itorero ni byiza cyane, mu itorero runaka nta kibazo, mu gihe ucyumva ko hari icyo gifashwamo nta kibazo njye mbibonamo, komeza. Ariko kubamo wicayemo kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12, umwaka ugashira, imyaka ikarangira, uri hariya wicaye, ntabwo ari byo Imana yaguhamagariye. Imana yaguhamagariye ko ukizwa, ukamenya ukuri, ko kuri kukakubatura, Imana ikagushyiramo itaranto, iyo taranto nawe ukajya kwibyaza umusaruro. Tinya, hunga, umushumba, umuvugabutumwa, umuprofeti, umuapotre, umubishop, umuki, papa, cardinal, padiri, sinzi uwo ari we, ukwicaza mu rusengero kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12, hunga. Bene uwo muntu si umukozi w'Imana, afite indi Mana akorera. Mission Kristo yaduhaye, Matayo 28, Mariko 16, ni ukugenda tugahindura amahanga yose. Mu Kristo mu itorero ukora umurimo wahamagariwe muri iryo torero urimo, simbizi, ariko nubona wicara aho ngaho nta musaruro urimo kubyara, irukanka vuba na bwangu, iyo ni butiki y'umwana w'umuntu. Itorero ry'Imana ry'ukuri niritoza abadisciple, ibindi byose bigakorwa, ariko
inshingano Kristo yaduhaye ariyo nshingano nyamukuru, niyo mpamvu yo kubaho kwacu hano ku isi. Mu gihe idakorwa ujye wiruka. Ibyo nzakomeza mbivuga umunsi ku wundi, amasaha ku yandi, uko Imana izajya itugirira ubuntu bwo kuza imbere yanyu, tubibutse, tubakangure, tubabwire ati Mukristo, niba uri umukristo wakijijwe, icyaha warakiretse, igisa nacyo warakiretse, uri umukristo mwiza ufite itorero usengeramo, ariko iryo torero icyo ukoramo ni iki? Ni ugutanga icya 10 n'amaturo, ni ukuririmba ugahimbaza, ni ukumva ijambo ry'Imana bakugezaho umunsi ku wundi, wowe uricara gusa ugakurikira, ni ugukora indi mihango yose ijyanye n'iryo torero, hanyuma ukicara umwaka ugashira. Muvandimwe, ku munsi w'urubanza rwa nyuma uzahura n'ibibazo bikomeye cyane. Imana icyo yagushyizemo, itarantu yagushyizemo, kanguka, haguruka, kora bigishoboka mu izina rya Yesu. Ejo utazavuga ngo iyo nza kubimenya. Iyo link urayibona aho ngaho, ukandemo, uzamenya byinshi bigukangura mu izina rya Yesu Kristo. Ni link ya WhatsApp, wenda ni ya Telegram turayishyiraho, hari bamwe bikundira Telegram. Izo zombi ushobora gukandamo, uzajya ubona ubutumwa bwose bushoboka bushobora kugufasha gukanguka muri iyi minsi y'imperuka mu izina rya Yesu Kristo. Bavandimwe, ndatinze, iyi ubu ni ubutumwa bugufi nifuza kubagezaho bujyanye n'ubutumwa nanyujije kuri Zaburi nshya, hari ku itariki 5 niba ntibeshye z'uku kwezi. Uyu ni umunsi wa 4. ubwo butumwa buriho bwari bufite umutwe uvugwa ngo ubupfumu mu itorero. Ubupfumu mu itorero, cyangwa se l'occultisme dans l'église. L'occultisme dans l'église ni ibintu bikomeye cyane tugomba gukangukira muri iyi minsi ikomeye isi irimo kwinjiramo, aho turimo kwitegura kugaruka k'Umwami Yesu, aho turimo kwitegura ububyutse bukomeye mu mpande enye z'isi bugiye kubanziriza kuza kwa Yesu. Satani ibyo arimo kubaka byose, icyo ashaka ni ikintu kugira ngo akubuze kumva ijwi ry'impanda, ni ukugira ngo akubuze gusoza urugendo rwawe neza nk'umukiranutsi. None mwene data, turi mu bihe bikomeye cyane. Amatorero yarivanze n'ibintu na system z'isi, amatorero yarivanze n'izindi mbaraga zitari z'Imana, ariko ziyoberanye zikitwa ko ari iz'Imana, zikambara nk'uko abana b'Imana bambaraga, zikagenda nk'uko bagendaga, zikavuga nk'uko bavugaga. Ibyo byose kugira ngo umwana w'ubugingo arangare gato, nibishoboka bamuyobye. Bazakuyobya gute? Bitwaje ijambo ry'Imana. Ntabwo bazakuyobesha indi mihango cyangwa andi magambo y'abapfumu n'abakonikoniyo ya Satani ajya kugerageza Yesu avuye arangije iminsi 40 yo kwiyiriza no gusenga. Yamugerageje akoresheje ijambo ry'Imana, ngo haranditse ngo Imana ishimwe ko yakubitanye na jambo, nyiri jambo, waremye ijambo. Nawe aramusubiza ati peti, wori peti joueur, ibi ni njyewe wabiremye. Iri jambo urimo gushaka kunshurikisha ni iryanjye, ni njye waryivugiye. Amen. None mu Kristo mwene data, nuko nguko bagerageza kuzagucurika nutaba ufite ijambo ry'ukuri muri wowe. Ubwo butumwa bwarasohotse, iyi minsi bumaze gukurikirana n'abantu batari bake, benshi cyane mu mpande enye z'isi, bari hafi kugera 35,000 mu minsi ngahe. Ni kigaragaza ko itorero ririmo gukanguka mu buryo bukomeye cyane. Nabonye ama message menshi cyane aturutse iburyo n'ibumoso, amatelefone avuga ati nukuri ibi bintu nitwari tubizi, twabibonaga mu nsengero zacu, ariko nitwari tuzi ko ari ubupfumu mu itorero, nitwari tuzi ko ari abakabbale barimo kwinjira mu itorero mu buryo bw'amayobera, abakabbaliste. Nabisobanuyeho simbisubiramo. Ubu ngubu icyatumye nkora iyi video ni ukugira ngo mfate incamake yawe buriya butumwa mbushyireho, babandi badafite umwanya, kuko nabonye ibyifuzo byanyu bitandukanye muvuga muti ni burebure. Yego, bufite amasaha 2 muri iyi minsi turimo, kwicara amasaha 2 biragoye, ariko biragoye mu gihe umwuka w'Imana mukirwana nawe muri wowe.
yego uzarebe ushobora kumara amasaha 2 uri muri siporo, ushobora kumara amasaha 2 ureba filime, ushobora kumara amasaha 2 uri kuri YouTube, Facebook, WhatsApp urimo gushakisha utuntu turi aho ngaho, amasaha 2 akarenga 3-8 kandi nturambirwe. Ariko hagira kubwijambo ry'Imana ukavuga ngo nta mwanya mfite, ngo amasaha 2 ni maremare, yewe icyo gihe uzajya usuzuma Umwuka Wera muri wowe, ese mukorana gute, ese mubana gute? Ujye ubyumva, iby'umwuka bigengwa n'umwuka, iby'umubiri bigengwa n'umubiri. Biragoye kukurikira iby'umwuka uri mu mubiri, bizakuvuna cyane, bizakuvuna. Iyo umwuka aje umubiri uragenda, kamere iragenda. Iyo kamere ije umwuka arigendera. Nuko bimeze, kubivanga byombi hari igihe bigorana. Iki ni igihe cyo guhitamo, cyo guhitamo mu izina rya Yesu Kristo, tukarobanura umucyo n'umwijima tukabivangura. Iki ni igihe gikomeye cyawe nanjye cyo guhitamo. Kubw'iyo mpamvu nafashe incamake ya buriya butumwa, kuko ni ubutumwa bukomeye cyane. Reka nabo ngabo bavuga ngo nta mwanya bafite, turebe ko twabuvunagura mu minota 30 cyangwa se bitarenze isaha, iminota 50 wenda, turebe niba bishoboka. Hanyuma uri bukenere kubureba bwose uko bwakabaye bw'amasaha 2, ujye kuri iyi link nayo twayishyizeho, turayishyiraho iyi link y'ubwo butumwa aho hasi. Hanyuma nibigushobokera ujye kuri Zaburi nshya, niho hari ubwo butumwa twakoranye n'umuvandimwe Plaisir, ubukurikire buzakugirira akamaro gakomeye. Reka nsome ijambo ry'Imana bene data muri Matayo ibice 27 guhera ku murongo 1 ndi busome umurongo wa 51. Ititire riravuga ngo ibitangaza byabaye Yesu amaze gutanga, amaze gupfa. 51 umwenda ukingiriza hera cyane. Umva neza, umwenda ukingiriza ahera cyane. Hera hakaba na hera cyane. Umwenda ukingiriza hera cyane h'urusengero utabukamo 2, utangiriye hejuru ukageza hasi, isi iratigita, ibitare birameneka. Haleluya. Bavandimwe, singiye kwigisha kuri uyu mutwe, ariko ndasaba Imana, Umwuka w'Imana nshoboze, kugira ngo igihe cyabyo yabejo bundi igihe cyabyo nikigera, tuzaganire kuri iri jambo, umwenda ukingiriza hera cyane, utabukamo 2 guhera hejuru kugera hasi. Kubera iki byagenze gutyo? Ese byashakaga kudusobanurira iki? Hari ubwo tubyumva ariko ntitubyumve neza nk'uko umwuka ashaka ko abantu babihishurirwa. Pana ibyo twabwiwe bitari byo, oya, iki ni igihe cyo kumenya ukuri. Kubera iki byabaye? Bavandimwe, uyu murongo nzawusubiramo neza cyane mu minsi iri imbere, kugira ngo tubashe gusobanukirwa uyu mwenda neza cyane, nk'uko biri mu gitabo cyo Kuva ibice 26 uhereye ku murongo wa 31. Uzasobanukirwa ibyo bintu, ndetse tuzaganira neza cyane ku bintu bijyanye na hera cyane, n'ibikoresho byakoreshwaga icyo gihe, uyu munsi kuki birimo kugaruka mu nsengero zitandukanye, kubera iki? Ibyo byose none twinjira ubwina dusobanukirwe, ese birakenewe cyangwa ntibikenewe. Mu byumve neza abavandimwe, ni by'agaciro gakomeye. Ukurikiye ubutumwa mu ncamake, hanyuma Imana nidushoboza tuzabiganiraho, urusheho gusobanukirwa noneho akantu ku kandi. Ibyo byose tubabwira tuti nubibona mu rusengero usengeramo, hunga, cyangwa mbere yo guhunga ganira n'abashumba bawe. Icyo mpamya ni kimwe, niba bari muri iyo myuka ya Kabbale, bari muri iyo myuka y'aya madini ya gakondo y'abapfumu n'abakonikoni, arimo kuganisha abana b'Imana mu irimbukiro y'Abayahudi, abo ngabo ba Kabbale bamaze kwamamara. Twababwiye imyenda bambara, byose turabigarukamo hano. Twababwiye iby'igitereko cy'amatabaza 7, udusanduka tw'isezerano, inkoni kuri podium kamwe cyangwa se 2, amabendera 12, ibendera rya Israel, amabendera 12 y'imiryango ya Israel, ibendera rya Israel, n'utundi tugaragara mu nsengero zitandukanye hano mu Rwanda ndetse no muri Afrika, cyane cyane biri aho ngaho i Burayi. Amatora y'abazungu benshi, y'umuzungu akizwa by'ukuri, akizwa by'ukuri, gukizwa kwabo kuragorana, ariko
uko yinjira aba bacu noneho uyu munsi barinjira bagashaka amafaranga, bagashaka pouvoir, bagashaka ijambo, bagashaka ibitangaza kugira ngo bemerwe kugira ngo biyubakire izina rya zina rya rindi ryo mu itangiriro, biyubakire izina. Nicyo kibazo gikomeye ubu ngubu turimo. Ubwiriza kabiri ukumva urashaka kuba ufite abantu 5,000 bagukurikira, ntibishoboka. Hari urugendo ugomba kunyuramo, hari ibigeragezo ugomba kunyuramo, hari sacrifice ugomba kunyuramo. Murabyumva neza? Kwitanga sacrifice yo mvuze sacrifice ntabwo ari bya bitambo bababwira buri munsi gutanga ibitambo, no. Mubyumve bavandimwe, mu ncamake kurikira ubwo butumwa, ibindi tuzabiganiraho. Itwo dukoresho twose tubonye mu rusengero rwawe uzaganire n'abashumba bawe, niba babirimo bazaguha amaverse agusobanura ko nta kibazo kirimo, uzahita uhunga. Niba batabirimo bazagira amatsiko yo kubimenya kurushaho, ndetse igitondo kimwe bazabimanura, kuko hari abandi babimanitse kubwo kwigana ingendo bakora muri Israel. Ariko hari abandi noneho bo bajya Israel bakajyanayo n'abantu buri mwaka, buri mezi 6 bakajyanayo abantu. Abo bantu ntibahinduka, ntibakizwa, ntiba impacting isi. Ni gute ushobora kugera ku butaka bwera niba koko ari ubwera hariya? Undi muntu ushobora guhindura amahanga. Twabonye intumwa zo zari ziri kuri ubwo butaka icyo zakoze. Haleluya. Ariko uyu munsi abantu burira indege bakajyayo 1, 2, 3 bakabatizwa muri za Yorodani, bakagaruka bakaguma kuba babandi, nta kintu na kimwe gihinduka. Ntushobora kumubaza n'abantu yabwirije ubutumwa mu mwaka 5 ngo abaguhe. Uwo yazanye kuri Yesu umwe gusa, rien. Ariko ngo yagiye ku butaka bwera. Bongo musubire mu nzira ya Kristo, mukurikire ubwo butumwa. Umwuka w'Imana bamanukire, mumenye ukuri, uko kuri kuba bature mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Yes, bakunze bazabona icyo twongeye kubasubiza mu izina rya Yesu Kristo. Turefuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe, mugubwe neza muri hose. Wowe uri mu Rwanda, wowe uri muri Afrika, ku yindi migabane yose iri mu isi, mwifurije kugubwa neza cyane. Ndabizi neza ko tugize umugisha ngewe ndetse nawe udukurikiye wo kongera guhura n'umukozi w'Imana Patrick Kamanzi. Muraho. Ndashima umwami Yesu, muvandimwe plaisir n'abadukurikiye bose. Ndashimwa umwami usumba abandi bami bose, nkuko nkunze kubivuga. Iryo zina rikomeye, iryo tugomba guhimbaza iteka ryose. Yego. Imana ishimwe cyane rwose. Dushimiye Imana rero yuko yongeye kuduha uyu munsi kugira ngo tunezererwemo, ariko kandi tunawukoreremo umurimo Imana yaduhamagariye gukora. Ndanagira ngo rero twite tufata umwanya dusenga Imana, twinjire mu kiganiro kugira ngo tuze gukoresha igihe cyacu neza. Reka mbaye ikaze rero dutangize isengesho. Amen. Data mu izina risumba andi mazina yose, ari ryo zina rikomeye haba mu ijuru, hano ku isi ndetse ni kuzimu, nta rindi zina rikomeye risumba izina ry'umwami Yesu. Iryo ni ryo tuboneramo agakiza, iryo ni ryo tuboneramo amahoro, iryo ni ryo tuboneramo ibitangaza n'ibimenyetso, iryo ni ryo tuboneramo n'ijambo ry'ukuri. Niyo mpamvu muri aka kanya dushima Imana mu izina rya Yesu kuri uyu mwanya mwiza umwami yatugiriye ubuntu kugira ngo twongere tube ibikoresho ari bukoreshe kugira ngo aganirize ubwoko bw'Imana. Senge n'umuntu wese ukurikiye ubutumwa mu izina rya Yesu, Mwuka wera w'Imana ngwino ukora imirimo yawe. Ni mu izina ry'umwami Yesu dusenze kandi twizeye. Amen. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo tuze twinjira muri topic uyu munsi tugiye kuganira iki Patrick? Yes. Kubatanzi wenda birashoboka ko ari ubwa mbere ugiye gukurikira ubutumwa. Nitwa Patrick Kamanzi nkuko umuvandimwe abivuze, nk'abantu batse mfite abana 3, nkaba kubw'ubuntu bw'Imana yangiriye ubuntu bwo kuyobora umuryango w'ivuga butumwa les 12 ouvriers abasaruzi 12. Uyu munsi dufite topic idasanzwe. Mu minsi ishize ndakeka ari ubutumwa duherutse gukora nano. Hari ijambo cyangwa se ikintu twavuzeho cyitwa Kabbale, abakabaliste, cyangwa se
idini rya Kabbale ry'abayahudi cyangwa abo bantu bitwa abakabbale abakabbaliste ni bantu ki niyo teme y'uyu munsi ivuga ngo Kabbale y'abayahudi ubupfumu mw'itorero yego ubupfumu mw'itorero yego mu gifaransa bavuga neza cyane ngo l'occultisme dans l'église l'occultisme ni ibintu byose bijyanye n'ubupfumu n'amamaji ibintu nk'ibyo byose ni occultisme ni ibintu birimo kwera cyane bimeze nk'inzaduka ariko ntago ari inzaduka bimaze igihe ariko wenda benshi muri twe twari twakabimenye turi kubimenya kuko biri kutugeraho aho turi yego 100% niyo mpamvu ari ingenzi cyane ko tuganiriza ubwoko bw'Imana babashe gusobanukirwa ibintu muri minsi y'amayobera akomeye umwami Yesu yahanuye yaduteguje mbere yuko agenda aratubwira ati nimubona ibi nibi nkuko yabivuze muri Matayo 24 muri Luka 21 muri Mariko 13 n'ibindi muri Daniel mu byayishuye Yohana aho hose Yesu yararimo kuduteguza atubwira ati nimubona ibingibi umwana w'ubugingo azakanure azakanguke kuko umwami azabageze ku rugi noneho iri dini ry'abayahudi ryitwa Kabbale cyangwa se uyu muryango w'umwijima tuwita umuryango w'umwijima umaze kwinjira mu buryo bukomeye mu itorero mu matorero atandukanye mu madini atandukanye mu matorero mu madini ho yarabahiritse kuva kera ariko ubu ngubu muri iki kinyejana cya 21 bimaze gufata indi ntera mu buryo bukomeye cyane niyo mpamvu sengeye umuntu wese akurikiye ubutumwa akanure afungura amatwi y'umwuka abashe gusobanukirwa iki kintu hanyuma najya yicara mu itorero asengeramo ajye yitegereza ibikorerwamo yitegereze imitako iri muri iryo torero yumve icyo pasiteri we cyangwa apotre cyangwa bishop amubwira arebe n'ibintu akoresha kugira ngo presence y'Imana icyo bita ngo presence y'Imana kubaho kw'Imana kugaragare mu itorero ubwiza bw'Imana ibitangaza by'Imana ibimenyetso by'Imana amavuta voilà icyo bita amavuta y'Imana cyangwa se ngo gukorera mu yindi dimension iyo ni imvugo yeze cyane gukorera mu yindi dimension ngo gukorera mu rundi rwego rw'umwuka apana urunguru dusanganwe urundi rwego rw'umwuka icyo ni ikintu gikomeye tugomba gusobanukirwa tugomba kumenya Imana ikabidufashamo kugira ngo itorero rikanguke ni by'agaciro gakomeye bavandimwe mwe mukurikiye ubutumwa ndabinginze shyira ibintu iruhande ikikurangaza gitereka iruhande ukuvugisha bumuvuyeho kuko ibi ni ibintu ugomba kumenya hanyuma nawe uzareba niba koko mu itorero usengeramo niba ari amahoro cyangwa se niba atari amahoro nateguye inyigisho neza iyi ni inyigisho ndende cyane ariko uyu munsi ni nk'umusogongero no kubaha iby'ingenzi kandi ibyo by'ingenzi biramufasha umuntu akurikiye ubutumwa mu rugendo rwa Gikristo mu rugendo rwa Gikristo ndagenda ibyo nshobora gusomaho mu gifaransa murabyihangana sinteganya gusoma byinshi wenda ni kamwe cyangwa tubiri ibindi nagerageje kubitraduza mu kinyarwanda murabyihanganira suko tuvuga igifaransa cyangwa iki ariko niho recherche nkuko nabibabwiye uyikoze mu cyongereza no mu kinyarwanda kugira ngo bashe kubona ibyo ubwira ubwoko bw'Imana ibingibi ntago biba mu kinyarwanda nitwe tubishyira mu kinyarwanda muri makeya niyo nyigisho y'uyu munsi nibwo butumwa bw'uyu munsi noneho mbere ya byose reka nsome ijambo ry'Imana ubundi twinjire mu ntuza nyirizina turasoma muri Matayo ibice ni 24 guhera ku murongo wa 24 murabizi neza ko ni kimwe mu bimenyetso bikomeye cyane Yesu yaduhaye bizagaragaza kugaruka kwiwe tujye ku murongo wa 9 ijambo ry'Imana ravuga ngo ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe ndetse bazabica muzangwa n'amahanga yose abahora iki gusa izina ryanjye kimwe gusa ku murongo wa 10 nibwo benshi bazasubira inyuma
bazagambanirana bangane kuri 11 n'abahanuzi. Aho ngaho sasa n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. 12 maze uko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja. 13 ariko uwihangana akageza imperuka ni uzakizwa. Dusimbuke ku murongo wa 23. Ijambo ry'Imana ravuga ngo icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, nundi ati ari hano, ntimuzabyemere. 24 kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza, ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. 25 dore mbibabwiye bitaraba. Nawe muvandimwe urimo gukurikira ubutumwa, ni imburi ikomeye Umwami Yesu akuzaniye umunsi kugira ngo agutegure. Turi mu bihe bikomeye, bibi cyane. Ndakeka ko umwana w'ubugingo arimo kubibona, ariko umwana wo kurimbuka izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo kuva isi yaremwa, ibi ntago azanabibona kugeza bibaye, kugeza bisohoye. Yesu araduteguje ati nimubona ibi bintu mumenye ko ndi hafi kugaruka. Ngo mu minsi izabanziriza kugaruka kwa Yesu hazaduka abahanuzi b'ibinyoma benshi. Ariko ijambo ritangaje cyane ni iringiri rya 24 ngo babone uko bayobya niba bishoboka n'intore z'Imana. Niryo jambo natangiriyeho kare mvuga nirwo rugamba barimo rukomeye, barimo gukorana umwete n'umurava mwinshi cyane kugira ngo niba bishoboka bayobye intore z'Imana. Wowe nanjye niba turi intore z'Imana, iki nicyo gihe cyo gukanura kurushaho. Niyo mpamvu mbabarira cyane abakristo bakirukanka mu bitangaza n'ibimenyetso, kandi nibo benshi cyane kuruta abakristo birukankira mu ijambo, birukankira ahantu hari ijambo ry'ubugingo. Amatorero akorerwamo ibitangaza n'ibimenyetso niyo yuzuye. Amatorero avugirwamo prosperity, imigisha, ibyiza, amaviza, indege, kubaka, imodoka, abagore, abana, iki niho buzuye. Amafaranga y'abakristo niho ashirira, ku buryo ubona rwose nukuri imitima y'abantu Satani yari ayifashe mu buryo bukomeye. Aho niho huzuye benshi. Nyamara iyo ni inzira ngari iganisha abantu hehe kurimbuka. Ya nzira ifunganye benshi barimo kuyanga, nyamara iyo nzira niganisha abantu mu bugingo bw'iteka ryose. Ni ikibazo gikomeye. Urebe nawe abaprofete nibo ushaka guhindura izina igitondo kimwe ukitwa profete, amateka hinduke ugomba kwitwa umuhanuzi kugira ngo ubone uko ufata imitima ya benshi. Nigeze gukurikira ubutumwa umunsi umwe kuri aya macano, ndababara cyane mu mutima. Umunyamakuru abaza umuvuga butumwa ati ko mperuka witwa evangeliste, none uyu munsi igihe runaka gitoya uhiswe witwa profete, byagenze gute? Narababaye nyiragahinda mu mutima ku gisubizo uwo profete yatanze. Yaravuze ngo niko ngo rega ubu evangeliste ntago bugabura. Ubu evangeliste ntago bugabura, ariko ubuhanuzi buragabura. Undi aramubwira ngo none ubu ngubu ni sawa Theo, ubu byaciyemo rwose. Uhanurira umuntu akibwiriza, umubwira ijambo rimukomeza ryorurutse umutima we akibwiriza. Ariko kumubwira Yesu 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 gusa, wapi, bene abo ntibarekura. Abivuga imbere ya kamera, kandi abamwumvise baramukurikira da. Amatelefone agatanga telefoni ye, nyuma y'ikiganiro bakahamagara umurongo gatonda, ifaranga rikagenda. Ifaranga rikagenda. No kuvuga ko turi mu bihe bikomeye cyane.
abahanuzi b'ibinyoma bazaduka, abakozi b'Imana barazaduka, ndetse baradutse nta nubwo bazaduka. Ubu tubirimo neza cyane kuko Yesu ari hafi kugaruka. Noneho icyo ngicyo ni kimwe mu bimenyetso bikomeye tugomba guhunga. Umukristo ujya mu ijuru ashaka ijambo ry'Imana, kuko nirwo buhanuzi bwuzuye budafunguye, bwuzuye kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Ni kimwe mu bimenyetso, ni kimwe mu bintu bifashisha abakabaliste kugira ngo bahirike itorero, bifashisha Bibiliya. Turabivuganaho. Noneho tudatinze bavandimwe, nkuko nabibabwiye, Kabbale ibyo simbisubiraho, nababwiye icyo risobanura ndetse n'intego yabo. Noneho imbaraga z'abakabaliste, ibiranga abakabaliste, iyo baje kukwegera, mbere na mbere nabaha nka story y'umupasiteri umwe w'umukongomani. Umupasiteri yari afite ministeri ikomeye Imana ikoresha mu buryo bubohora abantu, no kuvuga butanga gakiza kuzuye. Umupasiteri igitondo kimwe aza gutegura igiterane, ubu n'uwo muhamya bw'ukuri, aza gutegura igiterane. Amaze gutegura igiterane, baza kumumenyesha aba collaborateur be wabo bakorana, bamumenyesha ko bafite ikibazo gikomeye cya budget, amafaranga. None se muje kubimbwira hasigaye iminsi ingahe ngo igiterane kibe? Nukuvuga ariya dusaba abakristo buri gihe ntago bicamo, ati nukuri twarateranyije amafaranga aracyabura. Undi aravuga ati none se tubigenze gute? Hasigaye icyumweru kimwe ngo igiterane kibe, kandi twatumiye abantu batandukanye ndetse n'abazava hanze, abakozi b'Imana batandukanye, none tubigenze gute? Babyizeho abajyanama bamugira inama bati reka dusubike iki giterane, aho kugira ngo dukore ibintu bituzuye, reka tugisubike. Umukozi w'Imana arabitekerezaho, aravuga ati oya, nta kuntu twasubika hasigaye icyumweru, twaratumiye abantu bari tayari kuza, ahubwo twige strategy zose zishoboka, ndetse tunasenga Imana idufashe tubona amafaranga akenewe kugira ngo ubutumwa buvugwe, igiterane kibeho. Abandi bati okay, sawa, nta kibazo. Muri uko guterana batangira kwiga imitwe n'iki bakora. Muri uko gutekereza bigira inama ebyiri: gusaba inkunga mu yandi matorero cyangwa mu bandi bakozi b'Imana, bumva iyerekwa bafite, bumva igikorwa cyiza bagiye gukora, babafashe, babaha amafaranga. Iyo ni option ya mbere. Option ya kabiri ni ugufata inguzanyo, bakazajya bishyura buhoro buhoro, yaba muri banki yaba mu bakristo. Bashobora kubwira umukristo bati ufite miliyoni 5 adutize, tuzayamusubiza, cyangwa bakajya muri banki bagasaba amafaranga, banki kabatiza, bakagenda basubiza buhoro buhoro. Izo option ebyiri bamaze kuzigaho, bafata iya mbere kwanza. Mbere yo gufata iya kabiri yo gusaba inguzanyo, babanze bafati ya mbere, biyegereje abandi bakristo bo mu yandi matorero, biyegereza abashumba bo mu yandi matorero, babagezeho icyifuzo, niba bishoboka babatera inkunga. Umupasiteri afata gahunda, ahamagara undi mupasiteri yaketse, aravuga ati ariko hari umupasiteri w'intangarugero nzi muri uyu mujyi. Urugero uyu munsi niba mfite ministeri nyoboye yivuga butumwa les 12 ouvriers, ngatekereza undi ufite ministeri yitwa Viens et Vois, ariko we yateye imbere, ibintu by'ifaranga ubona bijejeta, ibintu by'ijambo ararifite, power mu gihugu arafite power, sibyo? Ibyo nkamutelefona nkavuga ni muvandimwe Matayo, nari mfite gahunda y'igiterane, ari ibibazo mfite, nifuzaga nk'umupapa wanjye, nk'umuntu w'intangarugero, unyemerere tubonane kugira ngo ubashe kunsengera ndetse nanakuganirize. Nta kibazo, tuzahure tariki niyi. Undi yabwira abashumba bati wa mukozi w'Imana yanyemereye. Okay. Bajya guhura. Bamaze guhura, uriya mupasiteri aramubwira ati muvandimwe, ufite ministeri, ndabibona kandi muri wowe hari amavuta y'Imana, ngewe rwose njya nkwitegereza, hari igihe nkurikira utuvideo twawe n'ibiki, uri mu imbuto ikomeye, kandi ushobora kuzana abantu benshi mu gakiza. Ariko icyo ubuze ni iki? Ubuze ikintu kimwe gusa, ngo ukorera muri ntuza yo hasi cyane, ukorera muri dimension iri hasi. Biragusaba ko uzamuka
mu yindi dimension. Umugabo aramubaza ati urashaka kuvuga iki aho ngaho? Mu yindi dimension iruti y'umwuka wera? Ati no birakorana. Umwuka wera n'ibyo byose birakorana. Ati n'ikimenyimenyi reka ndaza kuguha amuproposa tuvuge nka miliyoni 60. Okay? Nka miliyoni 60 ati ndaza kuyaguha kugira ngo utegure igiterane cyawe. Undi aravuga ati ayo mafaranga ni menshi cyane, twebwe twari dukeneye miliyoni 10 gusa zonyine ziraba zihagije kuyo dufite kugira ngo igiterane gikoreke. Undi aramubwira ati oya ntugire ikibazo, ngewe wayo ndayagutiza nta kibazo. Undi ati se tuzayishyura gute ko ari menshi cyane? Ati ntugire ikibazo, sinya kwaka, nukuguha gusa kugira ngo igiterane gikoreke. Nibyo ati kandi buri kwezi mu gihe ministeri yawe itarahaguruka neza ngo ishinge ibirindiro, buri kwezi nzajya ngo wa miliyoni 15 z'ubuntu zidasubizwa. Umupasiteri ajya mu mwuka avuga mu ndimi ati ako kanya batandukanya mu kubita sheki ya 60 miliyoni 60 tegura igiterane, ariko buri kwezi nzajya nguha miliyoni 15 kugeza ubwo ministeri yawe nawe izahagarara ikomere ibashe gushikama kugira ngo none ubashe kwifashisha. Ati okay sawa rwose nta kibazo. Icyaje gukurikiraho ni iki? Nuko yamubwiye ati noneho reka ngusobanurire uburyo ki ugomba gukorera muri dimension yo hejuru. Iyo mvugo ireze mu nsengero zitandukanye, kuri aya macano ya YouTube hano mu Rwanda, muri Congo ho n'ibindi, muri Nigeria ho n'ibindi, Uganda ho n'ibindi, muri dimension yo hejuru, mu rundi rwego, gufungura ikindi kirere, gusatura ibindi birere. Gusatura ikindi kirere. Icyo kirere baba bavuga ni kirere cya kabiri. Paulo yageze mu ijuru rya gatatu. Aya majuru uko ari atatu nk'uko Bibiliya itubwira, ijuru rya mbere ni ringiri tubona ry'indege, ariko ijuru rya kabiri ribamo le puissance, donc amadayimoni niho ikirere isi y'umwijima. Mu Befeso 6 tuvuga ngo ko turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Abefeso 6 aho ngaho niho ijuru rya kabiri. Ijuru rya gatatu niryo Paulo yagezemo, abo nibyo amaso atigeze abona, yumva n'ibyo amatwi atigeze yumva. Noneho kiriya kirere baba bavuga, abo bahanuzi tuba twumva, yewe ngiye maze kubyumva kenshi cyane mu bahanuzi batandukanye b'Abanyarwanda, mu bakozi b'Imana batandukanye b'Abanyarwanda, ngo ikirere kindi tugomba gukorera mu yindi dimension, tugomba gukorera mu kindi kirere, tugomba gukorera mu yandi mavuta. Ayo yandi mavuta, ibyo bindi baba bavuga iyo si icyo kirere, ni ibyo ngibyo byo mu isi ya kabiri. Noneho aramubwira ati ngomba kukugira inama wumva uko bimeze. Ikibaranga cya mbere baza kugupropoza ni amafaranga. Icya kabiri ni ibyubahiro, no kugira ijambo no gukomera mu isi. Aramubwira ati ministeri yawe iri peti, wowe ni wemera gusa, ngewe ibyo nkubwira uzabona ibindi bintu bikomeye cyane, uzagira ijambo. Ese ministeri yanjye ntikomeye? Aravuga ati irakomeye cyane, ninde utayizize? Ati none se ntiwifuza kugira ministeri nk'iyo? Ati Imana yabikoze bikomeye. Byiza cyane. Noneho muri ako kanya icyo yaje kumubwira, aramubwira ati gusa hari utuntu duke cyane ukenewe nawe gutanga, usabwa. Undi ati ambo nuduki? Ati mbere yuko nkwinjiza muri iyo domaine, muri icyo kirere, muri iyo si, uzanzanire abana 5 b'abakobwa b'amasugi. Undi ati ambo abana 5? Ati nta kindi ngusabye ubu, abana 5 b'amasugi uzabanzanire, ubundi bindi uzatangira ubona uburyo ki Imana izakora. Numara kubanzanira ndaguhuza n'umumetre. Umumetre uwo ni uzakuyobora mu zindi gahunda zose zizakomeza. Pasiteri arataha, amaze gutaha yigira inama, aravuga ati ibi bintu navuganye n'umushumba ntago nabibwira abandi kuko iri ni ibanga ryanjye. Cyane cyane atekereza kuri za miliyoni 15 azajya abona
buri kwezi z'ubuntu mu gihe minisiteri itarafata. Uko niko umugabo yatanze ubugingo bwe umunsi yahise yemera tayari. Ariko hari kandi nibagiwemo amubwira ngo uzazanira abana b'abakobwa b'amasugi batanu. Yaramubwiye ati uzakorera mu kindi kirere, hanyuma y'ibyo byose birushaho uzakomera ku isi, ugira izina rikomeye, ariko ikiruta byose uzabe no mu ijuru iteka ryose. abishyizemo ibintu byose noneho abikonfirmisha yuko noneho afite n'ubugingo bw'iteka. Ako kantu ni amahoro. Iyo utangiranye nabo bakumvisha ko ufite ijuru, iyo umaze kubyinjiramo bazana ikintu cyo kuvuga ngo rya juru twakubwiraga noneho ni iki, ni reincarnation, no kwihinduranya. No kuvuga ko iyo upfuye uvukira ahandi, urabyumva, ugakomeza ubuzima wowe waremye ushaka, nibwo ubaho muri cya gihe kindi. Okay, icyo gihe abantu babisobanukirwa bagezeyo. Ariko mu ikubitiro bakumvisa ko ibyo ukora byose amaherezo yabyo ni ukubona ijuru. Umuntu yumvise ijuru akavuga ngo none si kuzimu. Ati kuzimu ntago habaho. Mu kintu babigisha gikomeye cyane, ikuzimu ntago habaho. Ikuzimu ngo ni ibintu bashyizeho kugira ngo bakanga abantu babashe kuyoboka aya madini y'abazungu. Niyo principe. Atari ko muri originalite y'ibintu nta kuzimu kubaho. Mu isezerano rya kera uko bimeze n'ibiki byose nta kuzimu kubaho. Bakakujyana muri tora yabo n'ibiki byose na biriya bitabo bandika byose bakakubwira ko bitabaho. Umuntu none akayoboka izo system zabo azi ko azabona ijuru kandi kuzimu ntihabaho. None ibyo ngibyo umupasiteri bamaze kubimubwira byose aremera, arayoboka. Amaze kwemera aramwemerera ati rwose njyana umpuze nabo bantu n'ibyo byose. Abana yarabatarabaza ariko yemera kubazana. N'uburyo babashakamo ntago ajya gutangaza. Imyuka yabo iyo wemeye uganira n'ababyeyi, uganira n'abakobwa, ugaperereza, ukamenya uburyo ki amafaranga ufite kashi. Utu twana tuzerera hano hanze tw'imyaka 15, 18, 20 se tukiri isugi, umenya uko utubona n'ukuntu tujyana. Mbere na mbere biba ari ukugira ngo badukureho ubusugi bwabo. Kubakuraho ubwo busugi bwabo ari amaraso abafite agaciro gakomeye mu isi y'umwijima, hanyuma ayo maraso nawe akaguha iyo power. Ubwo n'uburyo bwa mbere bagera muri nivo zikomeye noneho no gutamba ibitambo by'abantu. Ngo iyo sugi wajyana uyu munsi akaba ari isugi, ariko ejo akavamo ubusugi bwe, ariko akaba n'umurambo agapfa akava ku izima. Nuko nguko amadimension yabo abategeka abayobora. Noneho umupasiteri umunsi yamaze kwemera baramujyana. Bamaze kumujyana uwo munsi nibwo yatakaje agakiza. Abamubonaga babonaga ko ari umukozi w'Imana, ndetse amaze gukorana amasezerano nabo yahise ahindura izina ahitaba profete. Urabyumva? Inama iraterana bati none umushumba wacu tugiye kumwimika kuba profete. Ubwo babaye profete tayari. Titre y'ubushumba bavuga ko ari iyo hasi cyane. Ubundi ugomba kuba profete, ugomba kuba bishop, doctor, ibintu nk'ibyo. Ayo ma doctor, prophet, doctor, apotre, doctor, bishop, ibintu nk'ibyo. Kuko ni system y'isi y'umwijima. System y'isi y'umwijima iyoborwa n'ibyubahiro. Niyo mpamvu intumwa batagende muri ibyo byubahiro. Sibyo? Bo bitwaga ba Petero, bitwaga ba Yohana, bitwaga ba Paulo, bitwaga bandi. Ntago bagende muri ibyo byubahiro by'aya matitre y'uyu munsi tubona kangatana. Umuntu wese kugira ngo azamuke agomba kwita ikizina gikomeye. Ntago ariko byari bimeze. Ayo matitre ofete arajyana n'ubuyobozi na pouvoir y'isi, kuko isi iyobowe n'amatitre. Ni nayo mpamvu abo bakozi b'Imana bita ko ari abakozi b'Imana, iyo binjiye muri izo system mbere na mbere icyo babasaba no guhindura statut, no guhindura abo ari bo. Bagomba kwimikwa, gusigwa amavuta n'ibiki byose. Ibyo bintu byose nibwo ubona abantu turimo guhinda umushyitsi, abantu barimo guhinda umushyitsi imbere yabo bose. Abantu yuko mu ntego z'abakabaliste ari ukubasubiza mu isezerano rya kera, ariko ritarimo n'igishushanyo cya Kristo byibura,
ari naho nayo mavuta agarukira kuko mu isezerano rya kera basigaga abantu cyane amavuta cyane rwose ariko bikaba ari nk'ikimenyetso cy'umwuka wera ariko muri iyi minsi ya none abakolosayo 2:14 niba ntibeshye sibyo aho ngaho hatubwira ko cyari igicucu kibizaza yego rwose iyo mihango yose amavuta yo gusengera abantu babasiga amavuta yo gukoresha ihembe yo kwambara iyo myambaro yabo y'abatambyi n'ibiki cyari igicucu kibizaba naho umubiri wabyo ufitiwe na Kristo sibyo ni 16 cyangwa 15 14 cyangwa 16 abakolosayo 2 sibyo reka twasoma abakolosayo 2 14 reka turebe abakolosayo 2 reka duhere kuri 15 aravuga ngo kandi maze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro ibivuga hejuru ku bw'umusaraba nuko rero ntihakagire ubacira urubanza ku bw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa cyangwa ku bw'iminsi mikuru cyangwa ku kuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato kuko ibyo ari igicucu aho ni 16 kibizaba naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo icyo ni igicucu no kuvuga ko igicucu ni iki ni ombre iyo ureba ngo ariko hari umuntu uko mbona igicucu cy'umuntu iyo yinjiye icyo gicucu kiba gikeneye nicyo gifite n'agaciro nta n'agaciro cyo plaisir arahagize ni we nabonaga igicucu ariko nari ntarakubona haza nkaguhobera sinahobera igicucu simba nkigikeneye ni nako Kristo ibyo byose byagaragazaga ko hari umuntu nyirabyo umutambyi usumba abandi batambyi bose azaza namara kuhashika iyo mihango y'amavuta muzashyingure utwo dutereko tw'amatabaza 7 muzashyingure iyo myenda y'amataliti n'ibiki muzashyingure musanduku y'isezerano mushyingure iryo hembe mushyingure mubike kuko umubiri ufitwe Kristo uzaba wahageze none birababaje cyane ko uyu munsi mu nsengero nyinshi utwo tuntu twuzuyemo narabivuze ubushize ni nubwira pasiteri wawe atari ko ibi bintu ntago ari byo ibi ni by'abakabaliste akagwa amaverse menshi n'ibiki akayihagararaho n'ibiki byose uzamenye ko ari indani ariko utari indani azacukumbura nasanga ari byo koko ahita bikuraho kuko hari abantu babikoresha batabizi ibi ni ibintu mu rusengero badashobora kukwigisha kuko benshi babirimo cyangwa n'abatarimo bafite gahunda yo kubijyamo noneho bavandimwe icyo gihe pasiteri ajya muri icyo cyumba cyangwa apotre wawe cyangwa bishop akajya muri icyo cyumba imihango akoreramo icyambere bimusaba gushushanya hasi ku isima ako ka triangle izo piramide ebyiri zigerekeranye cyangwa se abafite agatambara kiriho akarambika hasi agashyiramo amaguru n'ibiki cya kabiri abafite amabuji 6 y'umutuku nawe akaba wa 7 akaba buji ya 7 uko igitereko cy'amatabaza 7 kimeze urabona ko hari kamwe 2 dutatu kamwe 2 dutatu hagati hari ikindi cya 7 dutatu hano ikindi hagati none agashyira ayo mabuji 6 akayashyira hariya yamara kuyashyiraho ayo mabuji 6 akayasukaho umubavu parfum ihumura neza ihamagara iyo ntuza murumva bose satani we icyo akora no kwigana gusa umwami Yesu Imana yacu aho Imana iba cyangwa se amasengesho dusenga twebwe Imana ibahera hahera twebwe amasengesho dusenga amasengesho ahumurira neza uiteka nk'imibavu ihumura neza umva nawe satani sasa iyo mintuza yo amabuji yayo bayatereka hariya barangije bagasukaho umubavu uhumura neza kugira ngo satani wabo nawe yitabe vuba kumve ngo hari umuntu ushaka unkeneye akaza kugira ngo noneho bagirane gahunda icya gatatu abafite umwotsi uri ntuza asan umwotsi urabona muri kiliziya gatolika hari umwotsi bashyira ari akantu kaba gafite shene ndakazi bagenda bakubita gutya bagenda bakubita umwotsi ugatunga iyo ni ceremony ikomeye cyane baba bagafite ni ukuvuga ko iyo umaze gucana ayo mabuji icyo ukurikizaho no gukubita iyo myotsi mu nguni enye z'inzu iyo myotsi kabihamagara iyo mizimu n'ibiki byose ako abagafite rwihishwa
abantu bibuka yuko aba ari wenyine muri icyo cyumba wenyine umugore we ntashobora kubimenya cyangwa umugabo we ntiyabimenya keretse bakorana nk'uko wabivuze ako ni akantu gakomeye icya gatatu noneho agomba kuba afite yambara ya talite twababwiye ubushize wa mwenda w'umweru ufite amabara nk'ubururu bakura muri Israeli uwo ni umwenda ugereranwa na ya myambaro y'abatambyi bambaraga bagiye ahera hahera mu gihe cya kera yabaga yambaye umwenda ikanzu umukandara umugozi ibyo ngibyo uwo ni umwenda usemboliza ko agiye guhura na sebuja noneho akawitwikira kugira ngo iyo mihango ibe yuzuye ntashobora kwinjiramo adafite aka kantu nta mukabbaliste n'umwe utagira italite narababwiye ubushize ni mwabonye abapasiteri benshi ababishop benshi abapotre benshi hano mu Rwanda ndababona cyane baba bafite izo talite ego mfite amafoto menshi hano nuko tutayashyiraho oye no kuri Google ariho no kuri Google ariho bayambaye sibyo babyambaye kubaho umuntu anabishyizeho numva nta kibazo kirimo nta gitangaza kirimo barahari rwose abapotre biri kuri Google biruzuye donc nta banga ririmo n'ukuri sibyo nanjye ndabifite nawe urabifite ubishyizeho ndumva nta kibazo na kimwe kirimo ariko hari bamwe babyambara batazi ibyo tubimenye neza bombo yabonye apotre runaka ufite izina rikomeye abyambaye ati nanjye ninjya muri Israeli ngomba kugitahana Ezi uvuze Israeli kubera ko ibyo bintu babikorera mu ibanga kugira ngo bibe biri muri church nibyo dusubiyemo twibutsa bakristo bakunzi b'umusaraba ni wicara mu rusengero usengeramo ujye ukanura urebe ibitatse urwo rusengero ikizabagaragaza abakabbaliste bakomeye icyambere ni bya bindi twavuze ubusishize igitereko kitabaza ntikiva kuri podium yego cy'amatabaza arindwi ntikiva kuri podium ibendera rya Israeli ribamo ritari muri eglise riba riri mu birori bye yego ibendera rya Israeli kuko ibendera rya Israeli ya nyenyeri baba bashaka kumurika niyo ya indi ya Pantec de Bermuda navuze ikimenyetso cya mbere cya kindi ashushanya hasi agasengeraho so icyo ngicyo iyo kiri mu ibendera mwisi y'umwuka ajijisha abakristo ngo ni ibendera ya Israeli igihugu cy'isezerano ubutaka bwera Sainte Terre sibyo ariko mwisi y'umwuka wabo ni presence y'ibintu byabo biba biri hariya kugira ngo Imana yabo iramwe ishimwe ihimbazwe mu yandi magambo inyenyeri iri ku idarapo rya Israeli ni ibifite inguni esheshatu ariko iki kirangantego cyabo kiba gifite 5 ifite 5 ariko ubyitegereje neza ifite 6 yego numvanga abantu bakagira ngo ni ibendera rya Israeli kandi ari ibendera ry'abakabale ry'ikirere bari gukorera ikirere bari mu gukorera niyabe icyubahiro nyine umwami wabo exact niyo nyenyeri iri mu bendera ni ry'aba Illuminati iri mu bendera ya Israeli ni ry'aba Illuminati kuko Israeli turimo kubona uyu munsi ni aba Illuminati ni babandi bategereje Mesiya kandi Mesiya yaraje aba bandi Imana izacungura igihe cyabo ntikiragera kizaba mu gihe kiri imbere so iyo ngiyo ibyo ni ibintu bikomeye mu rusengero urebe ibendera ntirivamo niba ditari muri mu biro agatereko k'amatabaza arindwi amabendera y'imiryango 12 ya Israeli yego ukareba ku gikuta amabendera amanitse hariya bavuga ngo imiryango 12 ya Israeli ubu ntitukiri muri icyo gihe cy'imiryango 12 ntitukiri muri icyo gihe nanjye nabibayemo mu bujiji ariko igitondo kimwe Kristo arampishurira ati ibi nibigikenewe byari igicucu cyane umubiri warahageze sibyo noneho nababwiye ko icyo gitereko cy'amatabaza arindwi ni symbole ya mabuji badashobora kuzana muri ntuza ariko katolika yo iyashyira ku mugaragaro yishyira amabuji yo nta gitereko cy'amatabaza ifite ariko bo bashyiraho amabuji izuba riva mwisi y'umwijima nibi ngibi byose bikoreka so igihe uzabona ibyo bintu mu rusengero rwawe ihembe n'uwo mwambaro pasiteri wawe uzi ko yigeza wambara gira amakenga nana ugarura uzamwegera umubwira atari ko ibintu ni by'abakabbaliste azaguha amaversi 1000 akunyomoza kubera kuri intama y'imbagwa utazi ijambo ry'Imana uzemera
ariko uri umwana w'Imana, Yego. umwuka w'Imana azaguhata akubwira ati hunga, niba yanze kumvira muhunge, ejo n'ejo bundi atazakwinjiza muri ibyo bintu utabizi. Muri makeya nibyo. Noneho tugeze ku kimenyetso cya nyuma, simusiga dusoza. Ahaho mutega amatwi inshuti bavandimwe, tega amatwi kuri iki kimenyetso cya nyuma gikomeye cyane kiranga imikorere y'aba bapfumu bo mu rusengero. Iyi mihango ya gipfumu isigaye ikorerwa mu rusengero ni ibintu bigayitse, biteye ubwoba, biteye isoni, kandi twese twarabibonye mu buryo ki byatangiye gukora ndetse bizarushaho no gukora mu gihe kiri imbere. Ni igiki noneho? Isi ya nyuma ya COVID yarabitweretse neza cyane, itwereka ko twinjiye mu yindi system. Iyo system ni iyihe? Ni system isi igiye kuganisha ibintu byose mu kintu kimwe. Okay? Leta imwe, idini rimwe, ifaranga rimwe, irangamuntu imwe, ikoranabuhanga rimwe, ikintu cyose kiraba kimwe. Ni ikibazo gikomeye cyane mu buryo buteye ubwoba. Noneho kubera ko ibyo bintu bituganisha mu bwami bumwe, mu kintu kimwe, ni ukubaka Babuloni. Ibintu byose bizaza biganisha muri ibi bintu kimwe, idini rimwe, ifaranga rimwe, irangamuntu imwe, leta imwe n'ibiki. Nibo ba mbere bazaba ari abakozi bakangurira abayoboke babo gufatanya nabo, bababwira bati ibi ni amahoro, nta kibazo kirimo, ni iterambere rya siyanse, kandi tukiri ku isi siyanse irimo irakora ibintu bikomeye, tuzabyumva neza cyane. Aho ni ikimenyetso simusiga kizajya kikugaragariza ko uyu ntago ari uw'Imana, ahubwo arimo kubaka Babuloni ya Satani. Nubwo yambaye umwambaro wera, ariko akorera isi y'umwijima, ahakana imbaraga za Kristo. Azana kumvisha ati niwanga ifaranga rimwe uzabaho ute kuri iyi si, niwanga irangamuntu imwe uzabaho ute kuri iyi si. Kuyo rangamuntu imwe ni biriya bya digital ID bagiye gukora mu rwego rw'isi yose. Uzabaho ute kuri iyi si? Abo ni bande bazabivuga? n'abapotre, n'ababishop, abapasiteri bakomeye, abavuga butumwa bakomeye. Kubera iki? Bafite imbaga ry'abantu babakurikira kuri za social media, mu nsengero zabo bafite imbaga, kandi abo bose babasize twatuvuta. Abo bose bapfukamira dadi na mami na faza na mazana na anti na anko kuruta gupfukamira Kristo. Nguni mumesi bishura mucana matabaza ukwijoro irakuze, ndaje vuba nyoro umugeni, ndaje vuba nyoro umugeni.